So reka uyu munsi rero tugaruke tuganire ku kindi kintu kigendanye n'imirerere cyangwa se n'imikurire cyangwa imikurire y'abana hano muri Canada, cyane cyane ku bantu baba immigrant baturuka mu nkambi zitandukanye zo mu Rwanda, cyangwa se abantu baturuka mu burasirazuba bwa Congo ariko bagira amahirwe bakaza muri ibi bihugu bya Canada, Amerika, Australia ndetse n'Uburayi. So nk'ibisanzwe rero ni Kabagema Dieudonné. Impamvu ngarutse kuri aka kantu no kubera iki? So muri iyi minsi maze iminsi ndi kubona ibintu bitangaje, cyangwa se mu mico yacu tutamenyereye. Muzi ko mu mico yacu mu bisanzwe tugira ikintu bita za kirazira, cyangwa se kugira ibintu utarengaho, ariko hano ibintu byaho bikora bucece. Bikora bucece ku buryo usanga kwa gukora bucece usanga hari ibintu biri kugenda bipfa yenda, cyangwa se ugasanga hari uburenganzira tugera hano tukabwitiranya ku buryo habaho usanga nyine byabyaye ibibazo ku bana bavukira hano cyangwa bagira hano bagakurira hano, dore ko hari n'abantu bakuru bagera hano nabo bagahita bijandika muri iyi mico ya hano, ugasanga byahinduye ubuzima bwabo. Ngiye gutanga nk'urugero rwiza. Urabona niba hari ikintu kiri gushakishwa muri ino si cyangwa se kitajya gita agaciro, ni izahabu. Izahabu ndagereranya yenda umwana cyangwa umuntu nk'izahabu. Izahabu ni ikintu ahantu izahabu iri utari wayicukura, iri mu binombe aho ziba, ibiri mu byondo, ariko ujya kuyishaka ayishaka atitaye kuri ibyo byondo kuko abazi icyo akurikiye. So biravuze rero ngo n'ababyeyi bari hano nabo bafite abana cyangwa babyara bafite abana cyangwa bazanye abana, urumva bafite amazahabu, bafite zahabu ariko zikikijwe n'ibintu byinshi. Impamvu nari ntanze urwo rugero, zahabu nk'uko nari mbabwiye, ahantu ibiri mu kinombe, ibiri mu byondo, ikikijwe n'amabuye y'amasarabwayi adakenewe, ariko zahabu ahantu iri ibimeze neza, yiporoteje, ifite umwimerere wayo, nta kibazo ifite. Bivuze ngo rero natwe tuvuka turi abantu bameze nka zahabu, twiporoteje kandi tumeze neza, nta kindi kibazo dufite. Ariko urumva zahabu yimaze kugera hanze nibwo itangira sasa guhura n'ibintu byinshi, bikaba byagira gute, bikaba byayangiriza. Impamvu nk'ubu ngubu yenda tuza muri ibi bihugu turi abantu tuje kuba twahindurirwa ubuzima, cyangwa se tukaba twahindura ubuzima bw'abana bacu n'imiryango, ariko rimwe na rimwe ugasanga hari igihe bibaye ibibazo kuko hari ibintu tutabashije kuba twakwirinda, cyangwa se tutabirebye neza mu rwego rwiza kugira ngo bitaza kugira icyo byangiriza. Hano mu myigire hano cyangwa mu mico ya hano, ibintu bya hano ni don't touch, ntugomba gukoraho. Umwana yemerewe gukora ibyo ashaka, umugabo yemerewe gukora ibyo ashaka, umugore yemerewe gukora ibyo ashaka. Mpereye nko ku bantu bakuru, nk'umugore yemerewe kuba yashaka icyo bita boyfriend kandi afite umugabo. Umugabo yemerewe kuba yagira girlfriend kandi afite umugore. Urumva ko ayo mahano ntabwo yabaga iwacu, ni ibintu tugenda tubona ahangaha ukaba wavuga ngo mana yanjye ntabwo ibintu bibaho. So umwana nawe, ku mwana uri ku myaka 16 kuzamura, yemerewe kugira umugabo cyangwa yemerewe kugira boyfriend, cyangwa umusore akagira girlfriend, kandi akajya amuzana mu rugo, ukamwakira ukamushyira no mu cyumba, ntugire icyo unabivugaho, ntugire icyo unabibazaho, ku buryo unabibajije byakubera ibibazo bikomeye. So ikindi rero, ku bana batoya nabo batangiye ishuri kuva ku myaka 5 kuzamura, muzi ko ahanini usanga bo baba bafite n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ahantu bagiye bigira kuva mu madaycare bigiramo, baba bakikijwe n'ibintu byinshi birimo ibishushanyo bigiye bitandukanye, birimo ibishushanyo by'ibirango by'ubutinganyi, birimo ibishushanyo by'ibinyamaswa bigiye biteye ubwoba, birimo no kugenda bababaza amagambo amwe n'amwe ateye ubwoba yo kuvuga ngo how do you feel, wiyumva gute, ese ujya wiyumva uri umukobwa, ese
ujya wumva izina bakwise ari sawa, ugasanga nk'umwana w'umusore bari kumubaza ngo mbese niba yitwa yenda Bosco, ese Bosco ujya wumva kuba barakwise Bosco bikunyuze, ntabwo bakwita yenda Germaine, ugasanga babimushizemo birangiye umusore, umwana akana kakiri gatoya karavuze ngo njya niyumva nabo wawe umukobwa, akabahinduye izina, utabizi uri umubyeyi bigakorerwa iyo ku mashuri iyo babyigira, umwana akazajya agaruka mu rugo, wamubaza ntasubize kubera ko mwarimu yagiye amubuza cyangwa hari ibintu byinshi yagiye amubwira yamushizemo, wowe kugira ngo bimukuremo bikagorana. Ugasanga uko umwana agiye akura, avuye kuri ya myaka yo muri daycare, arazamutse ageze muri primary, bagenda bamuhindura iyo mayindi, ugasanga umwana w'imyaka 12 ari kukubwira ngo ndashaka kwihinduza igitsina, akaba yagenda ajya kwihinduza ibitsina, niba ari umusore agahita aba kari akagimbi kagahita kaba agakobwa, niba ari umukobwa agahita yihinduza umugabo, ku buryo usanga hari bamwe bajya kwihinduza yari inshuti n'umukobwa akajya kwigira umugabo kugira ngo azagaruke ahita aba umugore, ahita aba umugabo uwo mukobwa w'inshuti ye. So urumva ni ibintu bimwe na bimwe tugomba kurinda. Impamvu nabigereranyije rero na zahabu ni gute? Zahabu burya irigurisha, zahabu irigurisha kandi ni nayo yitesha agaciro. Okay, sinzi yenda niba twumvikanye. Zahabu irigurisha kandi nayo yitesha agaciro. Okay, zahabu ni ikintu yenda umuntu agenda agatora, ariko ukigurisha niwe ugihereza agaciro ndetse akacyambura n'agaciro. Niyo uhuye n'abaza agaciro ka zahabu yawe, bashobora kuyikwambura bakagumamika wowe ugatwara zahabu itariyo. So rero n'abana bacu cyangwa se abana tuzana mu ibi bihugu, baza hari zahabu ikenewe na benshi, kuko baza bari vierge, bafite umuco mwiza kandi w'indero no kubaha. So ntabwo bivuze ko hano batubaha, barubaha cyane, ariko ibyo bavuga cyangwa ibyo babigisha byinshi usanga biri kubaganisha muri gehinomu. So rero ugasanga wa mwana wari ufite ya mico myiza abaye izahabu, ya zahabu yawe wazanye hano, abandi bayibonyemo agaciro kakomeye, wowe ntubibonamo agaciro ngo utange bwa burere, ugasanga umwana wawe arangiritse kandi yenda utaragiye umukurikirana, utaramuganirije gute. So mu ndero yenda igikongomani kuntu yenda barera, nuko nzi ko mu ndero y'abakongomani akenshi baganiriza umwana bakamwereka ibi ni byiza kugira ngo bya bintu agende abimenya. Ndi gusoza rero ndabereka nk'urugero rwo muri Bibiliya. Muribuka Mose ari uruhinja bakamujugunya, umwana wa Farawo, umukobwa w'umwami yaramutoraguye, ubwo nyina yamutaye mu rufunzo, arangije umukobwa w'umwami aramutora, ariko Kamariyamu gashiki ke kari hafi kabireba, gahita kagenda karamwegera karamubwira ati ariko nabona umuntu wamukurerera. Ahita agira gute? Ahita amufata wa mwana mujyane Mariyamu, ahita ajya kubwira nyina ajya gufata Mose aramurera. Mose bamureze kugera ku myaka 12 bahita bamurekura. So biravuze ngo rero mu bihe bya kera umwana w'imyaka 12 yabaga, iyo se yabaga adahari, niwe wasigaraga mu nshingano za se. Niyo urugamba rwabaga rugeze, barekuraga umwana akajya mu rugamba, ise yaba yenda nawe akajya mu rindi tabaro, cyangwa umwana agatangira inshingano z'umugabo mu rugo. Ni nayo mpamvu muri kiragiye muri Bible iyo bari kubivugaho nuko Maria nyina wa Mariyamu cyangwa nyina wa Mose yamureze iyo myaka 12, ariko barakubwira ngo ku myaka 12 yamutoje imico y'iwabo, amutoza kurya neza, amutoza kubaha, amutoza kubaha Imana no kuyikunda no kuyitinya no kubaha amategeko yayo. Ku myaka 12 yagiye ibwami, ya mico yamutoje nyina birangira umwana yigumyemo, kugeza igihe Imana igenda imureba ikavuga ngo niwe muntu mbona wajya gucungura ubwoko bw'Abisirayeli. So muzi ko na Bibiliya ivuga ngo yenda muramfasha,
ngo rinda umwana, ngo inzira uzacishamo umwana wawe azarinda asaza atarayivamo. Yenda murankosora abazi uwo mugani. So urumva ko rero hano naho birasaba ngo umwana umutoze, niba yagiye ku ishuri umubaze ibyo yigiye ku ishuri byose, kugira ngo nawe umuhitumo ubihindura, kuko bo bamwigisha kenshi kurushaho. Wowe yagera mu rugo agahita ajya muri laptop, akajya muri telefone cyangwa akajya muri TV, muri za katuni, bityo ukabura umwanya wo kumugira inshuti ngo muganire, akubwire ibyo aba arimo ku ishuri, kugira ngo nawe ubone umwanya wo kugira gute wo kuba wamuhindura. Bityo rero kugira ngo zahabu yawe Imana yaguhaye ejo uzayisarure, izanagusimbure ibinyejana n'ibinyejana, Imana izasange abantu bayo bameze neza. So murakoze, zari impanuro zo kuba yenda twaganira. Nawe wumva hari ibindi birushijeho wakongeraho, watwandikira muri comment, kugira ngo n'ubutaha tuzabyunguraneho tunaganire byinshi bigiye bitandukanye. So murakoze cyane, ni Kabagema TV, ndabakunda nk'ibisanzwe. Bye.